Amainga nk'abantu mwe hari ibintu ubona ukibaza uti se uyu ni umuziki gusa cyangwa ni ikimenyetso cy'uko ibintu bihindutse burundu. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ku ndirimbo, ntabwo tugiye kuvuga ku majwi, ahubwo tugiye kuvuga ku kintu cyacecekesheje abantu benshi ku rubyiniro. Ni mu ijoro ryo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026 mu gitaramo The New Year Groove 2026 hari abantu barebye The Ben baririmba, abandi bareba icyari ku ijosi rye. Umukufi si usanzwe, umukufi wa diyama nyayo ufite ishusho y'igisamagwe n'umusaraba ubarwa agaciro karenga miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Ese ibi bivuze iki ku muziki nyarwanda? Ese ni ukwishongora mu kugaragaza ubukire cyangwa n'ubutumwa bufite ibisobanuro byimbitse? Kuki The Ben yahisemo kwambara muri iki gitaramo by'umwihariko uyu mukufi kandi aribwo bwa mbere awugaragaje? Mbere yo gukomeza kora like niba ukunda izi nkuru zisobanutse, subscribe kuri NB Zoom inkuru zacu kuri kwawe, unakande kuri notification bell kugira ngo utazacikwa n'inkuru iri bukurikire nyuma y'iyi ngiyi. Mureke noneho twinjire muri izi nkuru nyirizina turebe uko The Ben yabashe kuba yakubita akanyafu abamuvugaga muri kiriya gitaramo agaragaza umukufi we. Njye nitwa Sana mbahaye ikaze. Dore uko inkuru yose rero iteye. Ubundi The New Year Groove igitaramo kirenze gususurutsa abantu, si igitaramo gisanzwe. The New Year Groove ni igitaramo The Ben yashyizemo amateka, ishusho ndetse n'icyerekezo. Abenshi bari baje kumva indirimbo, ariko baje kubona ko umuhanzi ashobora kuvuga byinshi atavuze ijambo na rimwe. Kuko rimwe na rimwe icyo wambaye kivuga kurusha icyo uririmba. Cyane cyane biri icyamamare cyangwa se uri umuhanzi cyangwa se uhagarariye ikindi kintu runaka cyangwa se waramenyekanye mu bindi bintu runaka. Uyu mukufi wa diyama ufite ishusho y'igisamagwe n'umusaraba ntabwo wari uhari kubw'impanuka. Mu muco n'isi ya showbiz, igisamagwe gishobora gusobanura imbaraga, kigasobanura kwigenga, kigasobanura kudatinya, ndetse kigasobanura kuba uri ku rwego rwo hejuru cyane. Ni ishusho ya mbere The Ben yagaragazaga mu ishusho y'uriya mukufi, ugaherekereshwa n'ikindi cya kabiri ari cy'umusaraba. Mu gihe umusaraba wo tusobanura cyangwa se ufite ibisobanuro by'uko ari ukwizera, ushobora gusobanura gushimira Imana ndetse no guhuza ubutunzi n'umutima. Mu gihe igisamagwe gisobanura imbaraga, kwigenga, kudatinya ndetse no kuba uri ku rundi rwego rwo hejuru, umusaraba ugasobanura ukwizera, gushimira Imana ndetse no guhuza ubutunzi n'umutima. Ibi byombi byahurijwe ku ijosi ry'umuhanzi umwe. The Ben abiserukana mu gitaramo cye, gitaramo yari yanatumiyemo Bruce Melody nawe wari waje yambaye umukufe, turi buze nawe kugarukaho. Hari abavuze bati ni ugusesagura, abandi bati ni ukwigaragaza, nyuma y'uko bamenye ko uyu mukufe ugura arenga miliyoni 14 z'amanyarwanda, ubutumwa burenze amafaranga. Ariko ikibazo nyacyo ni iki? Ese umuhanzi ugeze ku rwego mpuzamahanga yakwambara iki? Mu bihugu byateye imbere mu muziki, imirimbo ihenze ubasangana aba ari ikirango, branding, aba ari ikimenyetso cy'urwego, iba ubutumwa ku bandi bahanzi. The Ben yambaye umukufe bwa mbere mu gitaramo cye cya kabiri cya The New Year Groove. Murabizi ko habanje 2025 agakurikiraho cya 2026. Ibi bivuze ko atari impanuka, atari no kwikunda gusa, ahubwo ari strategic move. Ni nko kuvuga uti umuziki nyarwanda ugeze ahandi, ntabwo tugomba guhora muri bimwe, tugomba no kuzanamo icyitwa innovations cyangwa se udushya, tukazana n'impinduramatwara revolutions mu muziki wacu. Rwandan music cyangwa se umuziki nyarwanda ukurikije aho urwego rw'abahanzi tugezeho, ugakurikiza imiririmbire igezweho mu Rwanda, ndetse ugakurikiza stage bakora, ugakurikiza n'imirimbo cyangwa se ibyangwe baba bariho, umuziki nyarwanda nibikwereka ko ukomeje kugenda ufata indi ntera, cyane cyane kuri aba bahanzi bakuru cyangwa se bo twita ibifi binini mu nyanja, bakabera intangarugero udufi dutoya tuba tukiri muri iyi nyanja, batwigisha uko natwo twakora mu minsi iri imbere, batwereka intungamubiri twarya mu minsi iri imbere tukaba natwo twabaye amafi makuru.
Iki gitaramo cyabaye n'igitangaza ku bandi kuko Bruce Melody yari ahari. Mu gihe hari igihe kinini havugwaga ihangana amagambo indirimbo zisa n'izisubizanya, The New York Groove yerekanye ko umuziki uruta amakimbirane, yerekana ko icyerekezo kiruta ego, yerekana ko iterambere riruta intambara y'amagambo. Umukufi wa Diamant muri uru rwego wabaye ikimenyetso gishya ndetse n'igihe gishya, aho umuhanzi ntiyongera gupimwa ku magambo gusa ahubwo no ku rwego ahagarariye igihugu. Gusa nubwo abantu benshi twagiye tugaruka ku mukufi wa The Ben kubera ko ariwe wari nyererugo, ntatwirengagije umukufi Bruce Melody uhenze cyane nawe yaje aserukanye, kuko uyu mukufi wa Bruce Melody wari umukufi ugizwe n'izina Bruce Melody urimo inyenyeri nyinshi cyane zigera kuri 5 ndetse ukikijwe n'ikamba ry'ubwami. Umukufi abafana ba Bruce Melody babonye abandi bapostingwa The Ben nawo ntibabashe kwihanganira kudapostinga umukufi wa Munyakazi. Mutabureba gutya nawo ni umukufi uhenze cyane kuko nayo ni Diamant nyayo. Aba bagabo ndakubwiye ngo bro bari bambaye bateguye, mbese ni kwa kundi bavugaga ngo uyu munsi hari buze guca wambaye uwejejwe kandi unogewe. Kugeza uyu munsi The Ben si umuhanzi gusa, ni brand, ni ishusho ndetse n'icyerekezo. Kandi kugeza uyu munsi Bruce Melody nawe si umuhanzi gusa, nawe nuko. Iyo umuhanzi yambaye imirimbo ifite agaciro ka miliyoni 14 z'amanyarwanda kuzamura ku rubyiniro, aba abwira isi ati ndi umuhanzi ariko ndi n'umunyamwuga. Abi bifungura amarembo kuri brand deals, international recognition, guhabwa nk'abahanzi bo ku rwego rwo hejuru akubaho. Ni intambwe ikomeye mu muziki w'u Rwanda muri rusange. Uyu mukufi wa The Ben ugura arenga miliyoni 14 n'amafaranga y'u Rwanda, ndetse n'uyu wa Bruce Melody nawo ugura arenga ayo ngayo, ni imikufi igaragaza ko nubwo ari bafatwa nk'ibifi binini mu muziki nyarwanda, atari ukubibitirira gusa binyuze mu ndirimbo, ahubwo binyuze no mu mirimbo yabo uko banategura hanze y'ikibuga ndetse no mu kibuga indani. Ibyo byose bikabashyira ku rundi rwego dore ko bari banahuriye mu gitaramo gihesha ibyishimo abanyarwanda ndetse n'abakunzi umuziki nyarwanda. Mu gusoza, umukufi wa The Ben ntiwari uw'imitako gusa, wari ubutumwa, wari ikimenyetso, wari itangazo rivuga ko umuziki nyarwanda uri kwinjira mu kindi cyiciro. Ese wowe urabivugaho iki? Ese The Ben yakoze neza kwambara uyu mukufi cyangwa wumva byari birenze urugero? Tanga igitekerezo cyawe muri comment, kora like niba wishimiye inkuru nk'iyi ngiyi, subscribe kuri NB Zoom kugira ngo inkuru nk'izi tuzikomeze tuzibagezaho mu kuri ndetse no mu bwenge. Iyi ni NB Zoom, inkuru zacu ukuri kwawe. Nitwa Sana. Ciao ciao, hasta la vista.